Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kugitegeka. Harimo abanyamaguru, aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe. Harimo ikinyamitende, aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe. Hano harimo abanyamaguru n'ibinyamitende, niyo mpamvu duhisemo se inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurikaho amatara ndanga mbere na ndanga nyuma ntihashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hejuru y'ubutaka ariko ikinyabiziga kidapakiye? A, metero 1 na santimetero 50. B, metero 1 na santimetero 75. C, metero 1 na santimetero 90. D, metero 2 na santimetero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 1 na santimetero 90. Itara rya mbere ubundi ryo ku kinyabiziga riba rigomba kuba riri muri santimetero 40 kuva ku butaka, ariko bya bikamyo byo hari igihe ubona amatara ari hejuru, byibura rero abagomba kuba ari muri metero 1 na santimetero 90. Ndizera ko ramusitamo C, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, mufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626, tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora? Ibyo bibaho se?
bibaho byabaho ryari? A, igihe kigenda hamanuka. B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. C, igihe gifite feri y'urugendo. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro izo cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Ikinyabiziga kigenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesi idakora igihe gikurura n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe kimanuka ikinyabiziga cyaguye munsi y'umuhanda hakaza urundi rumashini kugikurura. Icyo kiri gukururwa uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka na vitensi ntiba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa y'umuhondo agomba igihe ijuru rikeye kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi batuhaye akaba yakumurikaho mu ntera ingana iki? A, metero 100, B, metero 50, C, metero 40, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 40. Amatara yo kubisikana bagomba kumurika nibura mu ntera ingana na metero 40 nijoro igihe ijuru rikeye. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye birashoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. Rero amatara yo kubisikana agaragarira muri metero 40. Amatara ndangaburumbarare ni muri metero 200 nibura. Amatara ndangacyerekezo ni muri metero 150. Ibyo byose mba bikubwiye hakiri kare kubera ko nzi ko ari ibibazo babaza kugira ngo nugerwaho mu kizamini urakora uzasange barabikubajije uhita ubikora kubera ko warabyumvisheho bitakugoye. Ndizera ko ramutamo se, ndizera ko ramuzandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditswe bireba nyirikarita cyangwa biranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Bibaye ngombwa ko ibyari byanditswe bireba nyirikarita bihindurwa, biba bigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro haba mu magambo cyangwa mu baruwa ishinganye. None ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A, mu mezi 2, B, mu kwezi kumwe, C, mu minsi 15, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba ku ikarita yari yanditsemo Wenda Clement ukaba ushaka gushyiraho Joyce, ibyo bikorwa mu minsi 8 kugira ngo uhindure ibyari byanditswe bireba nyiri karita. Bikorwa mu minsi 8. Hano hari iminsi 8 uri kubonamo. Oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramutamo D, ndizera ko ramuzandika ku papuro. None iyo bibaye ngombwa ku kinyabiziga cyoherezwa mu mahanga burundu cyangwa kitagikora, ibyapa ndanga bikurwaho bikoherezwa mu biro by'umusoro. Ibyo byo bikorwa mu mezi 2. Bino bibazo bibiri hari abantu bajya kubyitiranya ariko ntabwo ari kimwe. Ndizera ko ramutamo rero D, ndizera ko ramuzandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro arizo cy'ukuri nta kindi ni se. Ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Iyo ukibonye uba ugeze mu gace karimo icyago kidasobanuye ukundi. Bishatse kuvuga iki? Hari agace ushobora kugera muri kugenda mu muhanda, hakaba hari ibyago byinshi bitandukanye. Hakaba hari umuyaga w'intambike, hakaba hari ikoni iburyo, hakaba hari amabuye ahanuka, hakaba hari amabuye ataruka, bakabona bataratondekaho ibyapa 5 cyangwa 10. Ahubwo agashyiraho kino kimwe kikubwira ngo hegereye icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda gusa. Rero kino cyapa iyo kibonye umenya ko ugomba guhita ugabanya umuvuduko ukitonda kubera ko hari icyago, ariko sibakikubwiye kugira ngo utagenda wishyizemo ngo ni amabuye ataruka ugasanga wenda hari amabuye noneho ahanuka. Utagenda wishyizemo ngo hari amabuye hanuka gusa ugasanga hari n'umuyaga w'intambike. Bashyiraho kiriya rero bakubwira ngo hegera icyago kidasobanuye ukundi, menya ko ugomba kwitonda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini bibujijwe cyane cyane aha hakurikira. Hari ahantu uba wahagarara umunsi wose, hari ahantu uba wahagarara ijoro ryose, ariko uba ubujijwe guhagarara akanya gato n'akanya kanini. Aha hakurikira: hehe, ku mihanda y'icyerekezo kimwe hose, B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini, C ku mihanda ibisikanirwamo y'ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga ugomba gutuma bibisikana butagifite metero 12, D ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ubundi niba uri kugenda mu muhanda, hari parikingi ziba ziri mu muhanda, hari ku muhanda. Niba uri kugenda mu ruhande rw'iburyo, n'ubundi uparika ikinyabiziga cyawe mu ruhande rw'iburyo mu gice uri kugenderamo. Uba ubujijwe kwambuka umuhanda ngo ujye guparika ibumoso mu ruhande ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga kiba gishobora kuba gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Niyo mpamvu duhisemo B. Ndizera ko usobanukiwe. Bishatse kuvuga ngo niba uri kugenda mu muhanda ugomba guparika ikinyabiziga cyawe akanya gato cyangwa kanini, n'ubundi kwira parikingi biri mu ruhande rw'iburyo. Uba ubujijwe kwambukiranya umuhanda ngo ujye guparika mu ruhande rw'ibumoso ruteganye n'urw'ikindi kinyabiziga gihagazemo akanya gato cyangwa kanini. Ndizera ko waramusamo rero igisubizo cy'ukuri. Ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Ni abantu benshi bari kugenda mu muhanda, hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Iyo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ngo bitewe n'ukuntu igihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro, hari ukuntu bano bantu bagomba kugaragazwa. Bagaragazwa kuwe buryo: imbere ni itara ryera ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B nyuma ni itara ry'umuhondo ritwarewe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A. Imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ubundi ukuntu bagaragazwa: imbere bashyiraho itara ryera, noneho inyuma bagashyiraho itara ritukura. Ubwo impamvu duhisemo hano A gusa nuko kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo kandi inyuma bari itara ritukura. Iyo bavuzaga ngo inyuma ni itara ritukura, twari guhitamo ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, kubera ko imbere ni itara ryera naho inyuma ni itara ritukura. Iyo bazavuga ibitandukanye n'ibyo, uzavuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko rero waramusamo A. Ndizera ko waramusyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya
urahita ugikora. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Iriya mitemeri igizwe n'ibara risa n'icunga rishije ibishobora gusimbura iki? A, imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. C, imirongo y'icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Iriya mitemeri ntajya uragera mu muhanda wenda bari gukora imihanda, iriya mirongo wenda yarasibamye kugira ngo bakwereke igice uri buze kunyuramo, uri kunyuramo wenda bari kuyisubizamo iyo mirongo bagashyiraho iriya mitemeri. Iriya mitemeri rero iba ishobora gusimbura imirongo yera irombereje hagati mu muhanda, yaba icagaguye cyangwa se idacagaguye. Ndizera ko ramsamo B, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko cyangwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metro 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na bigomba kurangwa n'iki? A, imbere ni itara ryera. B, imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. C, inyuma ni itara rimwe ritukura. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Bishatse kuvuga iki? Utwaye imitwaro cyangwa se ziriya nyamaswa zikururwa, biriya binyabiziga bikururwa n'inyamaswa kandi bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Izo modoka zikuruwe n'inyamaswa, zino modoka zikuruwe n'inyamaswa ni bya bimashini bikora mu butayu bwa Sahara mu majyaruguru ya Afurika, biriya bita ngo ingamiya. Ushobora kuba ari ikinyamaswa ariko kazirika ibintu bimeze nk'ibigare. Nibyo ari kuvuga. Imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigenderwamo kimwe n'amatungo, hari ukuntu yagomba kugaragazwa mu gihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Bashyiraho itara ryera imbere, cyangwa imbere bagashyiraho itara ry'umuhondo, cyangwa imbere bagashyiraho itara risa n'icunga rishije, naho inyuma bashyiraho itara rimwe ritukura. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyavuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waprose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikiye cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa urabona gifite iyihe shusho? Cyapa gifite ishusho y'uruziga mu buso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, hatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu saha. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe, kino cyapa iyo ukibonye uhita wongeza umuvuduko, ugahita wongeza umuvuduko umuto uri buze kugenderaho akaba ari uwo nguwo uraba uri mu birango. Niba harimo kilometero 30 ugiye munsi yawo ukagenda muri kilometero 25 bahita bakwandikira ugomba guhita utwara. Nushaka utwarire muri kilometero 80 mu saha ariko umuto uri buze kugenderaho aba ari uwo nguwo uri mu birango, ntuwujye munsi. Ndizera ko usobanukiwe, ndizera ko ramsamo rero se, ndizera ko ramskyandika ku gapapuro.
ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Biba bigomba kugira ayahe matara? Amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurarumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga byose biba bigomba kugira amatara 2 ndangambere yerekana ko ikinyabiziga gihagaze n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ariko biba bigomba kugira n'utugarurarumuri 2. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ni systeme iba iri kugukosora. Iyo utahisemo inyuguti ya nyayo nta manota baguha. Rero ugomba guhitamo C kubera ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bya nyabyo 2. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. Hehe? A, mu masangano. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C, ibyo byapa bishyirwa hakurikijwe intera ibitandukanya. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Na C, ibyo byapa bishyirwa hakurikijwe intera ibitandukanya. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri byombi. Aho ni kuri D. Hano wiho urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B, mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinze. Bishatse kuvuga iki? Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Bikurikizwa kuva aho bishinze. Ni ukuvuga ngo uzakibona imbere yawe niba kikubuza kurenza kilometero 50 mu isaha. Nushaka uzaza uri kugenda muri kilometero 80. Ariko kuva aho gishinze n'inkomane ikurikiyeho ugomba guhita wubahiriza ibyo kiri kukubuza cyangwa se ibyo kiri kugutegeka. Ndizera ko uhisemo B. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo B. Utari wahisemo ni cyiza mu kizamini wakora mu kanya. Ibibazo biragaruka uhita ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga kiguturutse inyuma kiguterera amatara y'urumuri rumyatsa wakora iki? Wakora iki? Wakwitwara ute nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. B, fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. C, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, emerera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi bikunda kuba ari ibinyabiziga ndakumirwa na ambulance itwaye abarwayi ku bitaro cyangwa ugiye kuzana umurwayi ukeneye ubufasha bwihutirwa. Rero wemera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Kabona imbere ntago ari mu ikona. Kabona imbere nta kindi kinyabiziga cyaje. Kabona imbere hari ibyapa bikwemerera kumuha inzira. Uramureka akagutambukaho. Ndizera ko ramsamo C. Ndizera ko ramsyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe umuntu ufite ubumuga bwo kutabona yambuka umuhanda yitwaje inkoni yera y'abatabona abagomba kwitwara ute umuyobozi w'ikinyabiziga? A, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. B, vuza ihoni ukomeze. C, gabanya nurangiza ukomeze witonze. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro.
hano izo cy'ukuri nta kindi ni a. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kimumenyesha ko agomba guhagarara. Uhita uhagarara ukareka agakomeza urugendo uwo munyamaguru watangiye kwambuka, kubera ko ntabwo areba, aba ari gukoresha ya nkoni yera bakubita hasi. Rero weho ikintu ukora uhita umenya ko iyo nkoni ari nk'icyapa kikubwira ngo hagarara umuhe inzira. Rero ugabanyije umuvuduko se n'ubundi umunyamaguru uko aba atari kugenda nk'ikinyabiziga, kuvuza ihoni se ashobora guhunga ahubwo agusanga. Ikintu cyonyine ukora ugomba gufata iyo nkoni nk'icyapa kikumenyesha ko ugomba guhita uhagarara. Ndizera ko ramutamo a, ndizera ko ramutyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuhanda utaringaniye iburyo. B, akamanuko gashobora gutera ibyago. C, ahantu umuhanda umeze nabi. D, guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Bugiye kugira ahantu hamanutse hari agacuri. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Uba ugomba kukibona hakiri kare kugira ngo urusheho kwitonda, ugere aho hantu warushijeho kwitonda. Kikaba kikubwira ko ugiye kugira ahantu hamanutse. Ikindi rino 10% bashyiramo ntago ari ryo rihoraho. Hari igihe uzabona bashyizemo 15%, 20% bitewe n'ukuntu ako kamanuko gakoze. Rero nuzajya ubona purusa ziri kwiyongera uzujye umenya ko aka kamanuko karushijeho gukara, urusheho kwitonda cyane. Ndizera ko ramutamo B, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwisi baduhaye ukaba wasoma ziriya nimero ziba ziri kuri plaque mu ntera ingana iki? A, metero 150, B, metero 50, C, metero 20, D, metero 10. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, muri metero 20. Ririya tara ribonesha kuri plaque niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Riba rigomba gutuma nibura usomera ziriya nimero zanditse kuri plaque muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wazisoma. Ndizera ko ramutamo rero C, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahoraho kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Birangwa n'amabara sati: A, umweru n'umukara, B, umweru n'umuhondo, C, ubuso bw'umweru gusa, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibyapa byerekana icyago kidahoraho. Niba ikimodoka cyaguye mu muhanda cyawe ukawufunga, icyo ni icyago kidahoraho kubera ko ntabwo ahora haguye izo modoka. Niba hari imirimo iri gukorwa, bari gutiyura ibitaka mu muhanda, wenda ni igihe cy'imvura byaguye mu muhanda birawufunga, icyo ni icyago kidahoraho kubera ko aho hantu ntabwo hahora ibitaka mu muhanda. Rero hari imirimo iri gukorwa, ahategetswe kunyurwa hari ibyapa bashyiraho. Ese birangwa n'amabara sate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze kugihitamo. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko bashyiraho ibyapa biranga. Icyo cyapa kiranga kiba cyanditsemo ngo deviation, kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo birumvikana amabara yacyo ni ubururu n'umweru. Iyo badakoresheje ibi byapa biranga, bakoresha ibyapa bitegeka. Bavuga ngo hano hari gukorerwa imirimo, icyerekezo gitegetswe komeza imbere gusa, kata iburyo gusa, kata ibumoso gusa, bitewe n'ahantu bashaka ko uri buze kujya. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko n'ahantu bigeze bavuga ngo ubururu n'umweru. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare
abandi bayobozi baza bagisanga ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba ikinyabiziga gihagaritswe hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari kuza bagisanga baze kubona ko gihari, ariko ngo ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Ntibireba ibinyabiziga A velomoteri, B ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande byo ntibitegetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse, kubera ko n'ubundi byo bizatwara umwanya muto cyane ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ariko wenda niba ari igikamyo, kubera ko niba gihagarika kizatwara umwanya munini w'umuhanda, hari ukuntu kiba kigomba kurangirwa kure kugira ngo abayobozi bari kuza bagisanga bamenye ko kibabereye imbogamizi, bamenye ko bagomba kwitonda. Ariko nka ka velomoteri n'ubundi nta na santimetero 50 katwara, ndetse n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande nayo itwara umwanya muto ku buryo itabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu bino binyabiziga byombi byo bitategetswe kugira ibimenyetso bibyerekana mu gihe babihagaritse. Ndizera ko cyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo abanyamaguru batatanye cyangwa bagize udutsiko tudafatanyije gahunda kandi batanayobowe n'umwarimu bategetswe kunyura mu tuyira turi ku mpande z'umuhanda no ku nkengero zijye hejuru, uretse ubutaka butsindagiriye butandukanye imihanda ibiri bwo kunyurwamo gusa n'aba bakurikira, bwo kunyurwamo gusa n'abandi. A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda, B abanyamaguru bagize udutsiko tw'abantu benshi, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A abanyamaguru bashaka guhagarara akanya gato igihe bambukiranya umuhanda. Abanyamaguru bari kugenda mu muhanda, hari wenda mwayino mihanda ya Kigali ubona ko mo hagati haba harimo jaride, hari hagati rero hagati mu muhanda muba mubujijwe kuhagendera. Ariko mu gihe uri kwambukiranya umuhanda ugahita ubona wenda haje ibinyabiziga byinshi, uba ushobora guhagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda ukabona haje ibinyabiziga byinshi. Nicyo baba bashatse kuvuga rero, mutegetswe kunyura kwa ziriya nzira ziri ku ruhande rw'umuhanda, muba mubujijwe kugendera muri hagati mu muhanda kwira jaride. Ariko muri kwambuka umuhanda wenda mukabona ibinyabiziga bije ari byinshi, uba ushobora kuhagarara akanya gato mu gihe uri kwambukiranya umuhanda. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambwa kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ndizera ko kino kizamini dukosoye ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.